dutangiye tubifuriza amahoro n'urukundo ndetse tubashimira byimazeyo ko mukurikiranye Rwanda Cinema. Uyu munsi tugiye kugaruka ku nkuru y'akababaro, inkuru y'akababaro mbese ni inkuru idashimishije muri rusange, inkuru idashimishije muri rusange. Uyu munsi tugiye kugaruka kuri Rudakubana Paul, ubu utakibarizwa mu isi y'abazima, utagihumeka umwuka w'abazima, mbese utakiri kuri iyi si ya rurema nk'umuntu uhumeka umwuka w'abazima. Aka kanya Rudakubana Paul mwamenye cyane mu biganiro byinshi bitandukanye, ari byo yakoreye kuri Yago TV show ndetse n'ahandi henshi hatandukanye. Ibiganiro byose yabikoranaga n'abavandimwe be uko ari batatu, bagashimisha abantu, yewe bagatanga n'impano, kugeza n'aho bamwe mu bantu bose bavugaga bati Rudakubana n'abavandimwe be bose baradushimisha cyane. Ibyo byagaragaraga muri comment. Reba hari nk'iyi comment iri kuri Yago TV show ivuga iti muradushimisha cyane. Yago nawe ajya ahora tuzanira abantu badushimisha cyane. Aha Rudakubana Paul yakundaga gutanga inama nibwo bamubajije ikibazo, maze ati umva mbese umva. Kandi imvugo nk'izo nyinshi zitandukanye zakundaga kuvugwa na Rudakubana Paul ndetse n'abavandimwe be, nizo zatumye abantu babakunda muri rusange, nizo zatumye abantu babakunda muri rusange. Ariko iyi kibabaje kurusha ibindi nuko aka kanya tuvugana, akanya muri kumva Inyarwanda Cinema ndetse munayikurikiye, Rudakubana Paul atakibarizwa mu isi y'abazima. Reka tuvuge ati Rudakubana Paul, Imana igutuze aheza, nukuri uruhukire mu mahoro. Ariko reka ngaruke ku mateka ya Rudakubana Paul. Ese asize umuryango, asize umwana? Nabyo reka nze mbikubwire mu kanya. Ngenda cyari Clever, iyi ni Inyarwanda Cinema. Kugeza aka kanya Rudakubana Paul witabye Imana, ntabwo hari hamenyekana mu by'ukuri icyatumye yitaba Imana, dore yuko nta nzoga yanywaga ndetse n'ibiryo yariye yari ari kumwe n'abavandimwe, yagaburiwe n'abavandimwe barasangira nk'uko byari bisanzwe mu rukundo rwabo bagiranaga. Ariko yaje kuryama maze bucya yapfuye. Rudakubana Paul uyu yari afite imyaka 58. Nibyo wikikanga cyane, Rudakubana Paul yari afite imyaka 58, yavukiye mu cyahoze ari komine Nyakabanda, segiteri Nyabinoni. Ubu yari atuye mu karere ka Musanze. Azize urupfu rutunguranye mu ijoro ryakeye, ndetse yazize urupfu rutunguranye mu ijoro ryakeye. Byumve, yazize urupfu rutunguranye mu ijoro ryakeye, ariko ejo yiriwe asangira n'abavandimwe be muri rusange. Uyu Rudakubana Paul, uyu Rudakubana Paul, reka nongere mbigusubiremo neza, nta nzoga, nta burwayi, yewe nta n'igisindisha na kimwe yafataga. Kandi ejo yiriwe asangira n'abavandimwe be nk'ibisanzwe mu rukundo rwabo rw'umuryango. Ariko bwakeye yitabye Imana. Ariko nta n'ikintu na kimwe, n'iki na kimwe cyari cyamenyekana cyaba cyatumye Rudakubana, cyangwa se cyaba cyahitanye Rudakubana Paul imyaka 58, usize nta mwana ndetse nta n'umugore. Ariko yakoze ibiganiro byinshi bitandukanye kandi bishimisha, ari nabyo tuzakomeza no kumwubikiraho. Inama yatangaga, uburyo yasetsaga abantu n'ibindi byinshi bitandukanye. Rudakubana Paul yakundaga gukorera abantu maze akabasetsa cyane, bigatuma abantu bamwiyumvamo muri rusange, ari nayo mpamvu buri gihe bahoraga bashaka ikiganiro cy'abavandimwe batatu, ari we Rudakubana Paul n'abandi bavandimwe be babiri, dore yuko cyashimishaga abantu muri rusange. Uyu nguyu Rudakubana Paul witabye Imana, uramutse ushaka gufasha umuryango we, ubufasha buri guca kuri nimero 0788 57 01 63. Ibaruye Pamperikera Joseph. Muri hangana cyane gusoma amazina y'ikinyarwanda ntabwo biba byoroshye.
ariko ibaruye ku witwa Bamperikera Joseph. Uyu nguyu nibaruyeho niba ubufasha buri guca. Reka nongere nyigusubiremo, ni 078 nanone 57 01 63, maze ugafasha umuryango wa Rudakubana Paul. Uyu nguyu Paul utakibarirwa mu isi y'abazima maze kwitaba Imana. Natwe nk'inyarwanda sinema duti aruhukire mu mahoro, Imana imutuzaho aheza, kandi n'ukuri tuzahora tuzirikana ibikorwa bye yakoraga, uburyo yadushimishaga ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye, inama yaduhaga, kandi by'umwihariko turihanganisha umuryango we muri rusange, inshuti ze ndetse n'abavandimwe bose. Bihangane, ku isi niko bimera, nta kundi, hose twese niho tuzajya. Nukuri umuryango wihangane cyane. Iyi ni Nyarwanda Sinema, wenda kwibutsa gukora subscribe, share ndetse na comment, maze tukajya tubana mu biganiro byose. Shalom, hasta la vista.